nababeshye toragura ibintu byose muzana mu itorero. Itorero rifite nyiraryo. Ni kuki ibiganza bitanga igaburo bijya kwa maraya? Ni kuki akanwa karirimbiye Imana kajya gusomana kwa maraya? Ni kuki ibirenge byavuze inkuru nziza aribyo biri kwinjira kwa maraya? Vuga ku by'abahanuzi bahanura ngo Imana iravuze itavuze. Ivuze iki? Vuye gusambana ngo iravuze ivuze iki? Abandi we hakari Imana ivuze. Hari ikibuga Imana idakiniramo. Hari ikibuga Imana itavugiramo we. Hari ikibuga itavugiramo. Hari ahantu Imana ikorera. Umuntu aradiyakona yanga mugenzi we runuka. Isukara kudiyakona ubeshya Imana ngo urayikorera. Urakorera se Satani. Sibyawe n'umwuka n'umwuka. N'ikibyawe n'umubiri n'umubiri. Ni kuki bagombye kombora imitima y'abantu haribo bayikomeretsa? Ni kuki abantu babaye amabandi mu nzu y'Imana? Ni kuki abadiyakoni mwabaye inkingi zikingira abantu kutinjira mu nzu y'Imana? Iki gituma mukora ibi. Kuki abantu umuhamagaro wahamagariwe wucize ku ruhande? Tugeze ku rwego abantu batacyumva lekotabi enostegero. Tugeze ku rwego abantu batacyumva Imana ihisemo gufata. Yambwiye ngo mbabaze ngo ninde muntu wapfuye bakamushiraho n'akajerekani k'utuvuta ati dore amavuta yabaye menshi warakoze ukora neza none kano kazaguherekeze muri urugendo. Menya uriwe mu kinyejana uhagazemo n'umunsi uhagazemo. Every day, every man, every day, every man. Rero buri hari kirimo tazi kuri Imana. Jabundi yaramambeje we ndayizi. Jewe nageze ku rwego pimisha amafaranga ku biro. Ibi nkura irambwira ngo nkubwira. Ni gutumuririmbye. Azaza muri repetition akaribwa amenya ko bibiri yibaho nabwo ntabazitwara. Avuga butumwa rero bapfuye kera. Basikenga bazitanya muri touch. Soni intege nke za bamwe mwarimu zitumije abantu bava mu kwizera no mu gakiza. Intege nke za bamwe zitumije abantu bava mu kwizera. Iyo abahamagaye wowe yabantumyeho. Yesu agira neza bugacya bukira. Abaje nyuma nivuze amazina ni Muhawe n'Imana Focus. Nabishaka Yesu abishaka. Ndi umugabo ndubatse. Abana bana nyine babyara. Ibisigaye uteka naduhana umugisha. Iyo umuntu atazi yava ntagamenye yajya. Ndagira ngo muri kano kanya dufite tuze kubanamo neza. Kuko bishoboka ko nshobora guhagarara no munsi hano ariko ejo sinongera kuhagarara. Birashoboka. Nari mvuze iki kintu. Birashoboka ko nshobora guhagarara hano cyangwa nawe waje hano kaza hano uyu munsi ariko ejo ntuhagaruke. Ndangira mosiyo iyo mvuga umwami nkarira ni muze kubyihanganira. Biterwa n'umuhamagaro, biterwa nuko Imana yaguhamagaye. Biturutse naho uvuka, Yesu akagutoragura akakuzana, akagutereka mu bantu bafite ishusho y'ubumuntu. Byonyine bituma muri wowe wumva hari ahandi hantu wicaye. Ngira ubuhamya bumara amasaha 3 nago nabuvuga reka tuvuga ijambo ry'Imana ry'Imana yatunye. Nago babyoroshe mwari. Uyu mugabo bahagaze imbere nashonje inzara 12 nziza amazina. Narwaye amavunje imyaka 12. Navukiye mu misozi miremire y'Urukiga. Niho duturuka Yesu arangije adutoragura aduhuriza mu mujyi wa Kigali. Nawe uzaho yagukuye. Bamwe bavanye mu majyepfo abandi majyaruguru handi muri Asirazuba n'Iburengerazuba majyepfo n'amajyaruguru no hagati. Witeka duhuriza hano seje mu uyu munsi. Yabikoze mu mumpera icyubahiro. Nubwo bimeze gutyo ntarasoma ijambo ry'Imana. Ushobora kurira ya masaha ariko ejo ukazabunezerewe. Mbwira mugenzi ngo iki ni cyo gihe, iki ni cyo gihe. Ntago Yesu akangwa nuko abantu bavuze. Ntago Yesu akangwa nuko bakuvuza amagambo menshi. Ntago Yesu akangwa nuko bagukuye mu nzu y'abandi.
ntago Yesu akangwa nuko wabuze ubukode, ntago Yesu akangwa oya. Hari ibintu Yesu bitamukanga. Ntago Imana igira ubwoba icyambere, irihagije mu mbaraga ifite n'ububasha n'ubushobozi, byose biri muri yo, birayuzuye, birayuzuye. Torero ryasajemo Imana birayuzuye mu bumana bwayo, ntinyeganyezwa. Iki Mana, data na mama barashakanye barakena kandi bavuka mu miryango ikize. Birashoboka ko waravuye ahantu hakize washaka n'ubwo bigakena. Imana ijya ibyemera, Imana ijya ibyemera, ijya ibyemera. Ko turashimira Yesu. Rero kamanze nsumba ijambo ry'Imana. Ijambo niryo ryabanje, ko nabayeho kubw'ijambo nawe ubaho kubw'ijambo. Iyo hataza kuba ijambo ntago byari gukunda. We nawe utekereza aho uvuka. Dusome Itangiriro. Ntago imodoka zose z'amakamyo zikorera ibintu bimwe. Rero mwana wa mama, oya. Ntago amakamyo yose yikorera ibintu bimwe. Hari ibyo data yabantumyeho. Narimbwiye n'abakecuru bamaze igihe muri urugendo, n'abasaza bari muri twe bamaze igihe muri urugendo, ntago urugendo rumenyerwa. Ntago urugendo rumenyerwa habe na mba, kandi nta muhanga warwo rubamo. Iyo akubise mushiki wanjye harepfo uriya, ikongera igakubita murumuna wawe, ikongera igakubita abana bahanuzi bahanuraga hano sejemu bigasohoka mu gitondo, nawe yagukubita. Nta audience ijya yaka. Sabisoma muri Yobu bice 2, nta audience Satani ijya yaka, ntibibaho. No, Satani ni yaka audience. Imana yayibaje ngo uvuye Satani, ntabwo ati mvuye kuzerera mu isi. Satani ahora azerera, niyo mpamvu nta mahoro yo mu isi, ntibishoboka. Wayagira uno munsi ejo ukaba uri kurira. Kadusoma ijambo ry'Imana. Ntimurebe ibiro mpima cyangwa mwumve ijwi, ahubwo muze kumva ibimvamo iby'Umwami yacu se. Itangiriro ni ibice 6, tuve 5 tugeze 7. Turaza no gusoma igice cya 7 umurongo wa 2 n'uwa 3. Turihuta tujye mu byahishuwe Yohana. Ubwo ndabwira abandika, turasoma mu byahishuwe Yohana 22 n'umurongo wa 12. Tureta duhindukira tugaruke muri Yeremiya 15, tugarukira aho ngaho. Ubuhamya byo ntago turababwira nk'inzara nk'eshanu cyangwa 6 zonyine, ubundi tuvuga iby'Umwami yatubwiye, ubundi izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kadusome mu izina rya Yesu. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko no kwibwira koza imitima yabitekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye, yicuza iteka Kadusubire mu izina rya Yesu. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko no kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Uwiteka yicuza yuko yaremye umuntu mu isi, bimutera agahinda ko mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Twagiye 7, igice cya 7 ni muri Itangiriro 7:2-3. Tubwiye ngo mu matungo yose no mu nyoni, mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore, no mu nyamaswa zizira ujyanemo 2, ingabo n'ingore. Twagiye mu byahishuwe Yohana. Ndakwihuta no kubahiriza igihe. 22:12 haranditse ko dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo rero buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze.
twagiye muri Yeremiya 15. Nababwiye ngo ntago twese twahamagawe kimwe. Mana umfashe, ndakwingize Mana, ndakwinginze Mana umfashe. Yeremiya 15 handitse amagambo agira ati, maze Uwiteka arambwira ati, nubwo Mose na Samweli bampagarara imbere, umutima wanjye ntabwo awerekeza kuri aba bantu. Bankure mu maso bagende. Nibakubaza bati tujye he, nawe uzababwira uti uko niko Uwiteka avuze ngo bakwiriye gupfa bapfe, bakwiriye inkota barimbuzwa inkota, kandi abakwiriye inzara bishwe n'inzara, abakwiriye kujyanwa ari imbohe bagendeho imbohe, kandi nzabategekera uburyo bune bwo guhanwa, niko Uwiteka avuga. Kandi nzabategekera uburyo bune bwo guhanwa, niko Uwiteka avuga. Inkota yo kwica, imbwa zo gutanyagura ibisiga byo mu kirere, n'inyamaswa zo mu ishyamba byo kugasha no kurimbura. Kandi nzatuma bateraganwa hirya no hino mu bihugu byose byo mu isi, mbahoye ibyo Manase mwene Hezekiya umwami w'Ubuyuda yakoreye i Yerusalemu byose. Ninde wakugira imbabazi i Yerusalemu we, cyangwa ninde wakuborogera? Cyangwa ninde wahindukira ngo agusuhuze? Uwiteka aravuze ati, waranyanze asubiye inyuma, nicyo cyatumye nkuramburira ukuboko. Ndarambiwe noneho guhora mbagirira imbabazi. Data, byiringiro byanjye, mahoro yanjye, Data, Papa, nyemerera Uwera wa Isiraheli. Tugeze mu gihe kigoye Papa, nyemerera ntabari njye uhagaze hano, ahubwo izina ryawe riba umunara muremure. Yesu, Papa, saniki gitumije utuma ibintu biba, saniki gitumije umpamagara mu gihe nk'iki Data. Papa, leta kotani minimum God dries kita lebo die in stress. Nyemerera Uwera wa Isiraheli, nyemerera nk'uko wazamukanye na Eli Karumeli, bimenyekane Sajamu kuko ari wowe Mana, bimenyekane Mana, bimenyekane. Nyemerera Uwite, nyemerera. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye
imana mwitaye imbere, nta tolerance igira, nta bwoba igira, nta muntu itinya. Mu bintu biyiranga ntigigira ubwoba, nta kintu cye kitinyuka. Bamarayika n'ibizima bihora urera. Menya uriwe mu kinyejana uhagazemo n'umunsi uhagazemo. Every day, every man, every day, every man. Ni kuki ibiganza bitanga igaburo bijya kwa maraya. Ni kuki akanwa karirimbiye Imana kajya gusomana kwa maraya. Ni kuki ibirenge byavuze inkuru nziza aribyo biri kwinjira kwa maraya. Hajya ngo muri mu buntu mwaratagatifu, muri mu buntu. Ingeso z'abantu zabaye mbi. Ni kuki bagombye kombora imitima y'abantu haribo bayikomeretsa. Ni kuki abantu babaye amabandi mu nzu y'Imana, bitwikiye uruhu rw'intama imbere y'amasega. Niki kigukoresheje ibyo? Ni kuki abadiyakoni mwabaye inkingi zikingira abantu kutinjira mu nzu y'Imana? Iki gituma mukora ibyo? Kuki abantu umuhamagaro wahamagariwe wawucize ku ruhande? Tugeze ku rwego abantu batacyumva lekotabi enostegero. Tugeze ku rwego abantu batacyumva Imana ihisemo gufata amatungo n'ibitazira n'ibizira byinjije mu nkuge. Murashaka ibintu bijya he? Murashaka ubutunzi mujyana he? Yambwiye ngo mbabaze ngo ninde muntu wapfuye bakamushiraho n'akajerekani k'utuvuta, ati dore amavuta yabaye menshi, warakoze ukora neza, none kano kazaguherekeze muri urugendo. Zaburi ya 50:22 iravuga ngo nuko mwabibagirwa Imana mwe nimutekereze ibisejemo mu rusengero ngo rugiye kurwuzuza hazajyamo mbarwa. Irarwujuje nguru teye bindi urukora utarukoraho irarwuzuza. No ku bwa Nowa yaruzuye, no ku bwa Nowa yaruzuye. Kuki mureba ku bantu? Umuntu niwe waguhamagaye cyangwa wahamagaye niyoraho? Ingeso z'abantu zamaze kuba mbi gusa, no kwibwira kose ibyo batekereza byose ni kubi gusa. Ntabwo mutinya kuruhimbi, muraza kurimba ari umurozi, muraza kudiyakora ari umurozi avuye kwa marakaza kubwiriza ku ruhimbi. Niki dore
dore ndaza vuba nzanye iki ngororano. Ngororano z'abanyabyaha zirahari n'ingororano z'abakiranutsi zirahari. Wow. Mwaraziruye Mana irica. Reka mbatangariza itangazo mpagaze Sheshemu, itarabariye umuhungu we ugira ngo niwe uzagirira imbabazi. Ntabwo umuhungu waje ngo bamudihaga igorogota. Ibireba yaravuze ngo kiwereho. Reka mbata itarabariye Mose ngo ibabarire Yohana, wowe wibwira ngo uzakugirira imbabazi. Intege nke za bamwe mwarimu zitumije abantu bava mu kwizera no mu gakiza. Intege nke za bamwe zitumije abantu bava mu kwizera. Iyo abahamagaye bwira Mose, aramubwira ngo Mose, kubw'ibyo ukoze na Aroni ntabwo kiriya gihugu muzakijyamo. Ufite amasezerano, ufite amasezerano ya Mose wowe cyo wigira n'ibiki? Ufite amasezerano ki? We ni amatakira ngo ye zakuranura by'amaranga mutima, ntaga mutima ya fokasi, ntaga mutima yandi. Banza umenye fokasi niba ari mu mwanya wo guhanura. Izo nguzu zivuga ngo iravuze itavuze, ivuze iki? Mwama bandimwe. Yeremiya 14:14 ivuga ku by'abahanuzi bahanura ngo Imana iravuze itavuze, ivuze iki? Vuye gusambana ngo iravuze, ivuze iki? Abandiwe ntabwo ari Imana ivuze. Hari ikibuga Imana idakiniramo, hari ikibuga Imana itavugiramo. We hari ikibuga itavugiramo, hari ahantu Imana ikorera. Umuntu aradiyakona yanga mugenzi we runuka, isukara kudiyakona ubeshya Imana ngo urayikorera. Urakorera se Satani. Si ibyawe n'umwuka ni umwuka, n'ikibyawe n'umubiri ni umubiri. Hinde w'abarozi yabibwiraga Bagatiya 5. Uwo ninde? Ni Paulo. Bwira Bagatiya 3:3. Bagatiya w'abarozi, Bagatiya papa ninde w'abarozi? Sejemu we ninde w'abarozi? Mwatangije iby'umwuka mushoresheje iby'umubiri. Umuntu arava mu itora akajya gusezerana n'umupagani. Kurindira Imana byakunaniye, uzagera uzaruha. Sezerano ki? Uwiteka ndiwe yabantumyeho, nimushake muguruke nk'agacu. N'urwo Yerusalemu yarushanye rushira hasi. Iraje turindaza vuba. Mw'abasore mwe, mw'abagabo mwe, mw'abagore mwe, mw'abakobwa mwiraje. Je kureba imirimo ukora, niba imirimo yawe itungariye Uwiteka. Cyo barababeshye we. Uzategereza uruhe? Yabanze izamukana Aroni ramwica. Bwite izamukana Aroni maze mwice mwereke ko ndi Imana. Banzira muniga. Rona bagiye hasi aragiye. Biramubwira ati nawe nejo Mose we. Namba nati namba rupfu. Barababeshye. Toragura ibintu byose muzana mu itorero. Itorero rifite nyiraryo, rifite uwarigiriye igorogota i Nyabihanga. Yaravuze ngo na amasoko y'ikuzimu yazikuka, ntashobora kurishobora. Ibi miyaga irime muyireke imiyaga. Miyaga se yagira iti, miyaga nuwatonami wararangiye, nuwa covid uruvaho.
hari umva hano imbere haracuwamba hano imbere aho imbere umva wavuganye nayo by'ukuri, uwavuganye nawe by'ukuri. Turashaka kumenya imihamagaro mufite. Ese niyo yaguhamagaye? Ese mwaje mwarinjiriye muri amabandi? Murabisanga muri Yuda ibice 4. Ni Yuda n'igice kimwe umurongo wa 4. Mwari habasomere, mwarinjiye sha, mwaraseseye, mwagezemo. Nubwo yavuze ngo murakuru kuguru kwa n'amasaka, ariko hari ibigiye gusobanuka. Oya, hari ibigiye gusobanuka seje, hari ibigiye gusobanuka, birasobanuka we. Mwaryamiye abantu bihagije. Somera Yuda wumva icyo havuga. Kadusome Yuda 4 haravuze ngo kuko hariho bamwe baseseye muri mwe bwihishwa we muri kore bagezemo, bagenewe kera gucirwaho iteka. Abo bagenewe kera gucibwaho iteka n'abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu bw'isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Imana igumugisha mwari mumva nkubwira ngo utangarize itangazo mpagaze ahera. Imana itajya yibagirwa ngo ikiranirwe. Imana izibuka ku itariki wari hano sejemu, amakuba natera izakurengera. Muyikomera amashyi. Siba bateja rero zihagije. Rero utera ushaka. Ese nuwo waguhamagaye ninde? Iki kibuga ni cya data. Uyu murima ni wa data. Uyu murima uhumbyemo neza, uhumba neza. Iyo uhumbyemo nawe utahiraho. Iki kibuga Yesu ahora yangaje. Hari ibirindwi bitarapfukamira Bayali byakwikira muri urusengero. Hano muri 7 sejemo, hano muri 7, muri 2007 hano sejemo. Ntamutarabigerero muceceke. Hari 7 bitarapfukamira Bayali bizayikorera kandi kitwa Imana. Buri sinyungu za kuyikora ubuzima na wayikorereye. Ngaho genda uyikorere. Ibye byose yarabiremye ibishiraho. Mwikoranabuhanga rya bakorana bipfuye amaso, bitubahisha izina ry'Imana. Ni iki gitumije mukora ibyo? Wow. Every day, every man, every day. Kirasiku. Yatubwiye Yeremiya ngo naho Mose na Samweli bayize imbere. Bagamba nayo ubwo. Naho Mose na Samweli bayize imbere ntibishoboka. Kanaga kino murimo usoma ibyanditswe. Ni gute umudiyakona amara ukwezi atarasoma Bibiliya akazayibumbura ku cyumweru ariko basoma ijambo ry'Imana? Ni gute umuririmbyi azaza muri repetition akaribwa amenya ko Bibiliya ibaho nabwo ntabazitwara? Bavuga butumwa rero bapfuye kera basikenga bazidanya muri touch. Sone muri touch. Hainya dore ndaza vuba zanye iki ingororano. Bibiliya yatubwiye ngo uwo gupfa apfe, uwo kwicwa n'inzara cyikwa n'inzara. Ariko rero buri hari kiri mutazi kuri Imana. Jabundi yaramambeje we ndayizi. Jewe nageze ku rwego gupimisha amafaranga ku biro. Ibi nkura irambwira ngo nkubwire stop. Bwira ubugwanya ngo kugira ngo focus muhombe. Nzamuhombya gusaba igiceri cy'ijana. Iyo mikino ni Imana rero. Iyo mwicaye imbere y'abamwari muzi imbaraga ifite n'ububasha. Twagombye kuza wigize icyo.
umuntu ucuruza ubufarangwa nuko acuruza ubufu, ucuruza imyenda akagaragara ko acuruza imyenda. Nawe murokora agaragazwa yuko uri umurokora cyangwa uri umupfu. Bino ni bibiri. Ni gute Pawulo yabwiye Abaroma 10 ati bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana nimutanga imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Mwere kwishushanya n'abiki gihe. Ariko ni gute umurokore miniraje na urashizemo usige muri amwe ngiye kugira ngo nzirike ibitute nabizirika ku manwa bakabibona. Herura ntacyo tuzagutwara, imiryango irakinguye, nta kibazo dufite. Mwisira agomba kugaragara nk'umwisiraheli, n'umuyuda agaragara nk'umuyuda, n'umufarisayo agaragara nk'umufarisayo. Tusigaye twarabonye n'abasore bacu birahinda sigaye baza bambaye batambaye n'amasogisi. Abapedi cyo bivugana, abapedi cyo ni ikimenyetso cyo muri Amerika cyane minate. Kutambara amasogisi ni ikirango cy'abapedi. Buri umunyamerika kugeza agahita gutwara gutereta. Abantu basambana badahuje ibitsina, bahuje ibitsina. Ni iki kibateye ibyo? Murarangaye kugera ku rwego Illuminati ifite strategy irimo irihuta mu ikoranabushwa, ariko Yesu yarabatanze ku itorero ryo rigiye kugenda. Twebwe ntabwo tubwiriza abanyamadini gusa. Uwiteka Umwuka Wera yatanze aragusanga akakwereka ukuri. Hari ibikwiriye n'ibidakwiriye. Emera icyo Umwuka akubwiye gukora kugira ngo izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ni iki tubije Imana ivuga aya magambo akomeye? Ni kimwe na data mushiki wanjye nshuti y'umusaraba. Reba neza niba ukiranuka gatono ku kanini, kuburi mwari musimbireba, kuburi rwevera simbireba, ndareba iki kurimo. Buri muntu wese azagaragazwa n'ikimurimo n'ikimuranga n'ikikora. Sanuye mu nzu y'abagome, murabe inzu y'abagome. Yesaya 24 yavuze ngo bizaba ku mutambyi, bizaba no kuri rubanda. We witonde. Ariko ndi gutumura besera Imana ngo iravuze. Ivuze iki? Imana ivuze iki? Tugiye gusoza sinjye uzazana imperuka. Yenda kunuritse umutima. Nta mwanya na muto ngiraho kuryama no. Yo nari burasirazuba ndi burengerazuba. Nageze ku rwego nisabira gupfa, ndabira ngo Mana nkura mu isi. Irambira ngo naho wansaba gute ntibishoboka. Hinja zirimo zirataka mwabarokore. Hinja ziri gutaka. Ibirego byamaze kuba byinshi hano seje. Ibirego byageze ku Mana. Ntago bakobwa batinya, ntago batsiye batinya kunywa ibinini bakaza gusamana bakaza kupfa muri kora. Kweri tugeze kuri uru rwego. Wiyirizaga kabiri none na rimwe byararangiye. Nrengo uraje ngo kugirire neza, ahubwo umva n'urupfu ruraje. Urupfu ruraje w'inkota n'inkota. Kandi umva mbabwiza ukuri bene data, mwagize ubuntu bwo kunyumva no kumva icyo umwami anshishijemo, murahirwa. Iyi Mana igiye kwiyerekana mu gihugu cy'u Rwanda.
ibi bintu bihanuwe imyaka myinshi cyane. Urashonje ahubwo n'urupfu ruraje. Ibyo bakubeshya barakubeshya. Ntabwo Imana inegurizwa izuru, kandi Imana nta santima igira. Yabwiye Mose mu kubara, iramubwira ngo mwana, kubera ko ubu bwoko butanyuzwe n'ibyo nakoze, ejo bundi 9 kane bamwe mwabaye imfubyi, Imana irabareka irabarengera. Bamwe bamaze kuba abagore barabyaye, abandi n'abagabo. Ibwira Mose mukwa ngo ubu bwoko kuko butanyuzwe cyangwa butanezezwe n'ibyo nakoze, reka mbutsembe mbuteze mu gigo. Abo yagiriye neza nimwe muyituye inabi. Abo yariye amashuri nibo bari kwambara mini, bari kwihenera. Abo yahaye umurima nibo bawishe kubw'inyungu zabo n'inda zabo. Ese mwari bari muri Egiputa baratuye ntibatuye? Sawa. Raporo bakubaza wihangane. Iya duhamagaye niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa, ifite ububasha n'ubushobozi. Cyari gikomeye kumenya Yesu, ariko kuva twaramubonye akaturonka mu bise by'amaraso, ahangaha ni Imana n'abamarayika bamureka baza ngo mbese umuntu wagiye gucungura ari hehe? Ayiwa kerekana ibiga ati mwabibonye, ati muhumure araje, ati muhaguruke singi uzaza rimero neze no gwaguka nagomba bishaka. Muhaguruke. Nta kindi gihesha gukira mu bisino mu bo mwijuru, keretse kwizera koye twede n'amaraso Yesu masa hogejwe woge na Yesu watunganijwe n'amaraso hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera, umukiza bwazagaruka mfite ubahi cy'ubwiza bwe, abatari bezwa bazinjiriwe iby'ubukwe bate hogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera, umukiza bwazagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe,
abatari bezwa bazinjiriwe mu birori by'ubukwe bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwo bawusa no kwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe, hogejwe naye na Yesu, watunganyijwe n'amaraso hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawirera. Utarebye ku cyubahiro n'ukuresha amavi yose hasi, dusabe data imbabazi, turebe ko yaturengera n'iryo uyu munsi. Data wera, mwari baguhe mikoro, tare bikota izimini kota idre heremena kora draimeni kota wera Yesu. Uyu mugoroba data tuje imbere y'amaso yawe, abera b'itorero waravuze ngo ningambirira guteza igihugu umugiga, nkabigambirira ngateza igihugu umugiga, abantu bitirirwa izina ryanjye bagaca bugufi bakampindukirira, nzabumva ndi mu ijuru nigarure nineza igihugu inzara. Abantu bitirirwa izina ryanjye bagaca bugufi bakampindukirira, nzabumva ndi mu ijuru nanjye mbakiriza Yesu Kristo, nzabumva ndi mu ijuru mbakiriza igihugu. Twebwe ab'itorero rya Sajemu, twebwe abayamagambo asohoreye mu matwi, duciye bugufi, abagabo n'abagore turatakambye, mushyire amaboko hejuru, turabarose, tuririye isi, tuririye igihugu cyacu. Mwami Yesu Kristo, ayiwe Kristo mwiza, uyu munsi tuje imbere y'amaso yawe duciye bugufi ngo tubabare icyaha cy'ubutinganyi bwugarije isi, bwugarije igihugu. Amaraso yawe natweze, tubabare icyaha cy'ubusambanyi cyugarije isi, cyugarije igihugu, ubwicanyi ubitubabarire, ibyaha bikorerwa mu murimo ubitubabarire, duciye bugufi turakwinginze, utubabare inzangano, tubabare amatiku, tubabare ubugome, tubabare ubugambanyi. Turibagiwe umurenge uratwishe, ariko turakwinginze ngo amaraso yawe natweze, amaraso yawe natweze, duciye bugufi, duhagaze mu ijambo wivugiye, uravangwa nitugutegera amaboko, uzatwumva uri mu ijuru, udukirize igihugu Yesu. Niwemeye ko akagambane k'abazimu kagisohoramo, turasenze, turindire ubuyobozi bw'igihugu, turasenze mu nzego za gisirikare, za polisi, umutekano wabo umenywe n'Imana Data, ayiwe Yesu Kristo, uko inzego zikurikirana kuva hasi kugera hejuru, turaborose, turatotse, duciye bugufi, turabizi neza ko iyo ukinze ntawe ukingura, kandi ukinguye ntawe ukinga. Natwe duhagaze mu cyuho cy'Abanyarwanda. Mwami Yesu we, Mwami hari mu muryango wa Yuda, oya turengere, oya dutabare, Yesu Kristo, unamura ukuboko kwawe, niwibuze kurakara, niwibuze umujinya. Ayiwe Yesu Kristo, tubonetse turi bake, tudakora ubutinganyi, tubonetse turi bake, tudakora ubusambanyi, tubonetse turi bake, tutabeshya kuvuze kandi utavuze. Ayiwe Yesu Kristo, amaraso yawe natweze, kandi n'ababa bari muri iri teraniro bafite ibi byaha
kubera ko ibiba bitewe n'umurengwe. Maraso yawe nabeze, nta watingana yaburaye, nta wasambana yabwiriwe. Aka kanya umuntu wese arizinuswe yisubiyemo atiye bugufiya. Ayiwe Yesu, erega ntabwo wanga umuntu, cyo wanga ni icyaha. None aka kanya mu izina ry'abagore, abagore turaguhindukiriye. Mu izina ry'abagabo, fakasi turaguhindukiriye. Mu izina ry'abasore, abasore baguhindukiriye. Mu izina ry'abakobwa, none abakobwa baguhindukiriye kugira ngo tubabarire ibyaha, tubabarire ibyaha by'abagore b'iki gihugu bose, tubabarire ibyaha by'abagabo b'iki gihugu cyose, tubabarire ibyaha iby'urubyiruko n'ubu tubabarire. Kandi ibyaha bikorerwa mu murimo nabyo turabitakiye, nabyo turabyihannye, nabwo tubabarire. Erega twarakurakaje, erega twarakurakaje, twaguteye gufuha, twaguteye umubabaro mwinshi. Ariko aya masaha y'isa 10 amaraso ya niyongera tweze, maraso ya niyongera tweze. Ameza yawe twayahinduye nyagisuzuguriro, twinjira mu nzu yawe amasaha twishakiye, twinjira uko dushaka, tugenda uko tubonye. Ariko amaraso yawe natweze. Maraso yawe ni Yesu umugabo, maraso yawe ni Yesu umugore, maraso yawe ni Yesu umukobwa, maraso yawe ni Yesu umusore. Ayiwe Yesu Kristo, turakwinginze. Umuririmbyi w'120 niwe uvuze ngo mwishura imbere y'Imana, mfite umuntu mvugira. Mwami Yesu Kristo, turakwinginze tumindagize amaraso yawe, utwibize mu iriba ry'amaraso, kugira ngo Uwiteka umucamanza atuboneho aya maraso yo kuducira urubanza rubi. Naho ubundi urubanza rwadutsinze, urubanza rwatsinze bene wacu, ariko mu maraso yawe niho Uwiteka turebera akatugirira imbabazi. Tubabarire Yesu, tubabarire Kristo, tubabarire Murengezi, kandi tugisaba imbabazi. Nimweguke, mweguke gace, muhaguruke, muhagarare. Umuntu wese nahagarare mu mwanya we, atakira ubwoko bwe, atakira umuryango we, tutakira Abanyarwanda. Dusengera igihugu cyacu, dusenge, kubera ko impamvu twateranye nuko igihugu kirimo amahoro, kubera ko impamvu turimo turirimba nuko ituze rihari. Dusenga cyane kubera ko Uwiteka Imana ni Imana igira imbabazi n'ibambe. Twongeye gusenga, kandi ukuntu tugiye gusenga, ibyaha byacu Imana imaze kubitubabarira. Ubwo tugiye kwatura ibyaha byo mu miryango yacu, bwa businzi burakaza Imana, bwa busambanyi bwa bene wacu burakaza Imana, bwa bugome n'ubugambanyi n'ubwicanyi birakaza Imana. Bya bindi byose uzi bikomoka iwanyu bigiye kubibwira Imana. Ugiye guhagarara mu cyuho. Ayiwe ijambo ryarambwiye ngo mbuze umuntu uhagarara mu cyuho kugira ngo nkize igihugu. Duhagaze mu cyuho, kandi ndabizi ko muri iri teraniro harimo abantu bakora mu nzego za leta mu buryo bugiye butandukanye. Deparite mukoramo yihagararemo, umuririmbyi nahagarare mu buririmbyi, umunyamasengesho, umuntu wese ibyo nibyo mu itorero. Ariko na deparite, nushaka uburi mudugudu, nushaka uburi nyumba 10, nushaka ubushinzwe umutekano, haga muri deparite yose uhagazemo, maze ubundi dusenga Imana. Oh Yesu Kristo, data mu izina ry'Uwiteka Imana ya Abrahamu. Oh haleluya. Imana yahagaritse intambara ya Isirekotedre y'Abafilisitiya n'Abisiraheli. Uri Imana yo kwizerwa, Alfa Omega, itangiriro ni Yesu. Byiringiro by'abizera bacu. Tuhagaze mu cyuho cya bene data, duhagaze mu cyuho cya bene bacu, duhagaze mu cyuho cya Peretoma runaka. Wera wa Isiraheli, byiringiro by'abizera, nshuti nziza idahemuka, ni wowe Yesu. Byiringiro byacu, mahoro yacu, duhagaze Peretoma
domande kotaminidre duhagarariye itorero mu gihugu no hanze yacyo Yesu Uwiteka nyir'impuhwe n'imbabazi nyir'icyubahiro nyagora ku ngoma turahagaze data twese uri mu ijuru mu cyuho cya minisiteri runaka duhagaze mu cyuho runaka cy'abadiyakoni runaka duhagaze mu cyuho runaka cy'abaririmbyi runaka cy'abavugabutumwa cy'abashumba badushumbye Uwiteka nyir'impuhwe n'imbabazi gira icyo wakora gira icyo warema urera Yesu urera byiringiro byacu uri mahoro yacu uri Alfa na Omega uri itangira ukaba n'iherezo wera wa Israel. Yes. 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 Yesu tembea 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 tembea Yesu tembea muri teraniro tembea n'imirimo n'ibitangaza tembea bahora abantu tembea Yesu tembea Yesu. Mutuze tugiye gusengera itorero iki tugiye kongera gusaba imbaraga z'umwuka wera kuko aho umwuka w'Imana atari abantu bahinduka ibyigenge kandi asomye ijambo ry'Imana mu Baroma ngira ngo ni 8:14 havangwa abayoborwa n'umwuka w'Imana gusa abo nibo bana b'Imana. Haguruka kuko niba hari ikintu kizana akaga ni abanyetorero, niba hari ikintu giteza akaga igihugu ni abanyetorero. Abantu bamwinywera se bakisinzira bibabwiye iki? Abo umwami Imana ashatse yabahamagara ariko twebwe guhagara muhaguruke ntago igera igihe cyo kwicara. Ntago ari igihe cyo kwicara. Yesu we nasomye ijambo ari muri Hosea 7:8 ravangwa Efurayimu ngo abanyamahanga bamumazemo imbaraga bangwa Efurayimu ngo yameze imvi z'urutarutaru ravangwa Efurayimu ngo ameze nk'umutsima udahinduwe ngo uri iruhande rumwe ravangwa Isiraheli nawe ngo ashinjwe iby'ubwibone bwe ngo niyo mpamvu nanjye ngo nzabatega ikigoyi cyanjye ngo nzabamanura ngo nk'uko igisiga kimanuka mu kirere ngo kikagwa ku butaka ngo nanjye nzabamanura ngo mbageze ikuzimu ngo kubera ko banze kumva uko baburiye bari mu materaniro yabo. Dukeneye imbaraga cyane tuzikeneye, turazikeneye. Twebwe turaba marayika twitahire cyangwa dufite ibyaha. Jambo ryarambwiye ngo n'abamarayika ubwabo iyo barebye babonamo amakosa cyangwa amafuti. Nkanswe ngewe umwana w'umuntu, nkanswe focus umaze kutubwira aya magambo, nkanswe wa mugani tugiye tumaze kwezwa rero tugiye ngo dukeneye imbaraga ngo duce muri iyi si. Kandi birakwiye ko quartier utuyemo aho ukora ugaragara nk'umucyo kugira ngo uyu mwana anezerwa seke, kugira ngo Imana ishire umubabaro ifite nuko tuyigira umumaro waho dutuye, kugira ngo Imana inezerwe nuko itubonamo umumaro. Nidusohoka turi benshi kunguko tungana, nidusohoke bati byibura hari abantu bavuye sejemo icyambere bejejwe, icyakabiri agiye kungira umumaro kuko nidukosora amakosa twari dufite. Haleluya, Imana iri bugororoke. Nimuhumure, Yesu ni umunyembabazi, mumukomera amashyi. Amashyi menshi n'impundu nyinshi kuri Yesu. Iya bitorero twazukaga tugahagara mu mwanya wacu twakagombye gukiza isi. Mana data wa twese, haleluya, mu izina rya Yesu ducishijwe bugufi cyane. Oh papa, kuri Imana ishobora byose. Papa reba ya maboko, reba amaboko y'abagabo, reba amaboko y'abagore, reba amaboko y'abana batoya, reba amaboko y'urubyiruko, reba amaboko ya data wa twasuri mu ijuru, reba amaboko y'abatambyi, reba amaboko y'abavuga butumwa, reba ya maboko Yesu we. Papa papa uri data mwiza. Oh yes, ijambo ryawe niryo ringanije. Yesu we, tubwiye ngo Yesu we, abantu bose Yesu we, iyo batakiraga wabakuraga amaboko
widukura Data wa twese. amaboko twagarutse nibutse ijambo ryawe ryambwiye ngo nimusabe Imana Yesu. izana mu gihe cyayo Yesu. yongere ibahembure Yesu we. ariko mumaze kabiri Yesu nawe umuryango wa Yuda turagutabaje turi Sejebu turagutabaje Uwiteka we turagutabaje mutabazi mwiza awundi dukeneye ni wowe wenyine urakomeretsa kandi ukomora Yesu. ijambo rije rimeze nk'umuriro Yesu. ugurumana kandi Yesu. buri wese arinyuzemo Yesu we. abashije kwisuzuma Yesu. ubw'impuhwe zawe zaje Papa. nuturengere Papa. udukureho inkota Papa, papa, y'abadayimoni Yesu udukureho Kristo. inkota ya shitani mu izina rya Yesu kuko ijambo ryawe rivuga ngo ibihembo Yesu. by'ibyaha ni urupfu nibyo byari bidukwiye ariko impuhwe zawe n'imbabazi Yesu Kristo. biduhesha umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Yesu. turasengera abanyarwanda kura umujinya wawe ku gihugu cyacu rengera igihugu Yesu, cyacu papa Yesu. rengera inzego Papa, zose papa. mu izina rya Uri mwiza, Yesu, uri rengera mwiza. uturere twose rengera imirenge yose Yesu. rengera imidugudu rengera amajyaruguru rengera amajyepfo iburasirazuba iburengerazuba rengera muri Kigali vile yirengere kuraho Yesu. bamenya uwo ari we Yesu. wese utakiyoborwa Nuri nawe kota de no abahanuzi Yesu. bayoborwa n'izindi mbaraga turabacecekesheje mu izina rya Yesu Kristo ahanura Yesu. utababwiye Yesu we, Yesu. turabicaje mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye ubwami bwawe muri iki gihugu papaye Yesu wigisha abigishwa gusenga warababwiye ngo nimusenga mujye muvuga ngo ubwami bwawe buze reka ubwami bwawe buze mu banyarwanda papa abantu buzuye mu nsengero twese twitwa abakristo ariko tutagaragaza imbuto Uwiteka hembura itorero ryawe mu izina rya Yesu Kristo inyuro zibaye nyinshi abapagani baraduseka kubera yuko twakamutse kubera yuko twameze imvi z'urutarutaro Yesu. turengere papayi wawe Papa, hanga ubundi Papa. bubyutse Data, hindukirira data. itorero hindukirira abagore hindukirira abagabo hindukirira abasore mu izina rya Yesu Kristo reka mwami wanjye umwuka wo kwishushanya ucike mu itorero mu izina rya Yesu Kristo umwuka wo kwishushanya nucike mu itorero umwuka wo kwigaragaza abantu uko batari nucike mu itorero kura amoko ivangura inzangano amatiku mu bantu bawe umuzi wo gusharira urandure 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 randura umuzi wo gusharira mu izina rya Yesu Kristo randura umuzi wo gusharira mu izina rya Yesu Kristo Mana data wa twese amazu arahiherereye akorerwamo ibikorwa bibi turayafunze mu izina rya Yesu Kristo mu byahishuwe 3:7 haratubwira ngo ni wowe ufite urufunguzo ni wowe ubasha gukinga ntihagira ukingura ni wowe ubasha gukingura ntihagira ukinga Yesu umwana w'Imana mu izina rya Yesu turakinga ayo mazu akorerwamo ubutinganyi turakinga ayo mazu mu izina rya Yesu Kristo turirukana izo mbaraga mu gihugu cyacu ayo mazu y'abatinganyi turayakinze ayo mazu y'abatinganyi Yesu, izina rya Yesu. Yesu Kristo turamanura umuriro Yesu, w'Imana we. mu gace ka Nyamirambo mu izina rya Yesu. Yesu Kristo ayo mazu Papa, turayafunze yedekota ayo ya mazu banga. turayafunze amazu Turatwitse, akorerwamo turakongoza.
ubusambanyi mu izina rya Yesu Kristo. Amazu nk'amabuwate de nuit turayafunze mu izina rya Yesu. Imbaraga zose z'abadayimoni tuzifasheho ubutware natwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibikorwa bikorwa rwihishwa bihinyura Imana rurema, bihinyura Imana nyamana, turabisenye mu izina rya Yesu Kristo. Ibicaniro byose bizira biri mu gihugu cyacu turabiswaho umuriro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Turasenyera Nyabingi mu izina rya Yesu Kristo. Turasengera Ryangombe mu izina rya Yesu Kristo. Turakubita hasi umwuka uwo ari wo wose urwanya kumenya Imana. Imyuka y'abacwezi ndayitera mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'abaranzi ndazitera mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka ya Illuminati ndayirukana mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga za Framaso ndazirukana mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka y'abarozi Christian ndayirukana mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zikorera mu bahanga, imbaraga zikorera mu bitabo, ibitabo abantu basoma hatari ibitabo by'Imana, hatari ibitabo by'ubwenge bwafasha abantu, ndabikubita hasi izina rya Yesu Kristo. Ndagushenye wa mwuka wa Mayikari we, ndakwirukanye we Mayikari, ndakwirukana muri iki gihugu. Sohoka ugende. Imbaraga zose Imana ndazikura ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Uwera wa Isirayeli turazamura ibendera ko ari wowe Mana, nta yindi Mana iriho. Ku icyubahiro cyawe ntawe muzagisangira. Wamamare, wamamare Mana yo mu ijuru, wamamare mu bakozi bawe, wamamare muri twe twese, wamamare. Suka umwuka wo kugutinya, umwuka wo kukubaha muri iki gihugu impande zose aho insengero ziri. Ubwami bwawe bwamamare, ukuri kuvugwa nyakuri mu izina rya Yesu Kristo. Aho abantu batareba, abantu batinya Imana. Ijambo ryawe rirabwira muri Zaburi 139 ngo Mana warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye, uzi imihagurukire yanjye. Ijambo ritari ryaza mu kanwa kanjye wamaze kurimenya mu izina rya Yesu Kristo. Reka gutinya Imana kube hirya no hino. Reka igitinyiro cy'Imana kimanuke mu mahoteli yo mu Rwanda mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana nibahekatiramo bahure n'ubwoba basubira inyuma mu izina rya Yesu Kristo. Ndashyiraho edo penesire kire drome de voze wirekota ya mangone sikiti binebro lelele kota la binikota ibicaniro biramimana batareba umuriro w'Imana ibicaniro umuriro w'Imana ni wake umuriro w'Imana turenyegeza mu maministere, turenyegeza mu maofisi, turenyegeza mu masoko, ture secteur privé, turashyiramo Imana. Abakozi bikorera turabashyiramo Imana. Imbaraga mu ba businessman turabashyiramo Imana. Ahantu hose hari abacuruzi dore ko aribo bagira amafaranga. Ingendo zose zajyaga zikorwa hari iz'ubusambanyi, abantu buriye indege bajya gusambanira hanze y'igihugu turazikubita hasi. Ayo maviza turayanze, tuyabujije gutanga mu izina rya Yesu. Abanyarwanda n'abanyarwandakazi turimika Imana muri bo mu izina rya Yesu. Abantu bagira inzara n'inyota byo kuza mu rusengero uhereye nonaha. Imbaraga z'ijambo ry'Imana nizigabanya utubari, yongere gukizwa. Pere kolomanda ya vazima. Ndagushimiye Mana ko wumva gusenga kandi urakoze, kuko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Amen.